Ruriya rupfu rw'uriya mwana wapfanye na mama we ndetse n'urupfu rw'uriya mupapa bishe bakamusohoramwo amara, twese ni ibintu twumvisha ari ibyaha by'indengakamere. Ubundi uretse ko amategeko ya leta y'u Rwanda yakuyeho igihano cyo gupfa, ubundi ba bantu bagakwiye gupfa bakareka kujya kurya ibiryo bya leta, bakareka gukomeza kwidegembya ku isi abandi bari kubora. Kuko amategeko y'u Rwanda nyine atemerewe kwica, n'abundi nk'abari bakwiye kwica, ariko ntabwo u Rwanda rwacu rwemewe kwica. Igihano kiremereye n'ikiriya nyine n'abajyana icyo nacyo kirahagije. Biriya bintu nk'uriya mugore yabigambiye kuva kera, buriya si ibintu byamujemo. Kiriya gihano ahawe nyakiriye neza, kandi n'undi wese yacyakira neza, kimwe n'uriya mugabo nawe igihano ahawe cya burundu, kuko ntiyarebye ati umugore twagiranye amakimbirane, uyu mwana we ndamuziza iki. Mwabonye ukuntu bariho bari guseka bari imbere y'imbaga y'abaturage, ubone nkaho ntacyo bibabwiye. Bivuze ngo none abantu bazakomeza kwicana kuko avuga ngo ndagenda ndica umuntu ngende bamfunge. Ukaba hasomwe urubanza rwaregwagamo Karamageja Claude, uru ni urwa mbere. Urwa kabiri Nyirahabiyaremye Agnes wishe umugabo we amuteye icyuma akamukuramo amara afatanije na mugenzi Joseph. Uyu mugenzi Joseph wari wapanze ko Nyirahabiyaremye Agnes bagomba guhitwica umugabo we bakaza kujya guhita bibanira. Umugabo wari hanganiye kuba umugore yamucaga inyuma akajya ahandi, umugabo aza kubyihanganira, ariko baza gutegura umugambi wo kumwica, aho bivugwa ko uyu nguyu mugenzi Joseph ari nawe wahaye Nyirahabiyaremye Agnes amafaranga yo kugura icyuma n'ubundi cyicishijwe umutware we bakaza kumukuramo amara. Uyu Nyirahabiyaremye Agnes ahanishijwe igihano cya burundu ariko akurirwaho igarama, naho mugenzi Joseph ahanishijwe igihano cy'imyaka 25. Reka tuze kuganira n'abaturage, tuze kumva uko bo bakiriye ibi bihano bihawe abangaba. Yego papa, mubyakiriye gute kuba Joseph akatiwe igihano cy'igifungo cya burundu ndetse na Nyirahabimana Agnes? Ni ibintu mwakiriye gute nk'abaturage bangaba? Twebwe buriya rwose kiriya gihano bahaye Joseph bitewe n'ubugome yakoranye kiriya cyaha, umva byikingana rwose n'icyaha barakoze. Yishe umwana we, yica umugore we, kandi umwana nta n'icyo banapfaga, nubwo umugore wenda bari bafite icyo bapfa, ariko barishura mwana umva ko ni ikintu kirenze cyane. Uragira uti hari icyo bapfaga? Joseph ni iki kintu yapfaga n'umugore we cyamuteye kuba yaramwishe? Yavuze ko ngo yaba yamuhaye amafaranga y'Ibihumbi 500, ariko ibyo ngibyo ni amatakira ngo kubera ko nta gihamya gihari cy'uko baramuhaye amafaranga. Yari yamuhaye amafaranga ibihumbi? Mu kuburana ko yaburanye yireguye, ubu ngubu Joseph ko yamuhaye amafaranga, yahaye umugore w'Ibihumbi 500. Yego. Noneho bigatuma akuruzamo kumwica, ariko ibyo ntabwo byagombye kumwica kuko yayamwishyuza, ariko ntabwo yamubwiye yatuma amwica. Ko yaramwishe rero akica n'umwana we, numva ibihano ari ibyo ngibyo. Ahubwo byabaye ni bike, ahubwo byagombye kuba byanarenzeho, hari n'ikindi gihano kindi gihari. Byagakwiye kuba byageze gute? Byarenze ibyo bihano, hari ikindi gihano kindi cyaba kirenze kiriya, nicyo yagombye guhanirwa kuko yishe abantu babiri bose. Wumva ari nk'iki barigwanishwa wowe? Nuko amategeko y'u Rwanda nyine atemerewe kwica, n'abundi nk'abari bakwiye kwica, ariko ntabwo u Rwanda rwacu rwemewe kwica. Igihano kiremereye n'ikiriya nyine n'abajyana icyo nacyo kirahagije. Naho se igihano gikatiwe Joseph, ukatiwe igihano cy'imyaka 25, urukiko ruvuga ko yafatanije umugambi na Nyirahabimana Agnes wo kwica umugabo we cyangwa se kumuvutsa ubuzima, byo mu byakiriye gute? Ibyo bya mugenzi byo, kubera ko uriya mugore avuga ko bari inshuti, ntabwo nonye nawe wenda ku buryo nawe niba bari inshuti, ariko niba ari koko niba bari inshuti koko, icyo gihano cyari cyo nawe rwose nta kibazo cyaba gihari. Bumva ko biriranywe uwo munsi mbere y'uko uwo mugabo apfa, bavuze ko biriranywe umunsi wose bakajya kugura icyuma ahitwa kwa Murokore. Iki? Icyuma nyine bamwicishije. Icyuma ni icyo bamwicishije? Nyine
mugenzi bavuga ko ngo yafatanyije n'uwo mugore kukigura yego ndetse kare wahaye uwo mugore amafaranga kugira ngo ujye kukigura. yamuha amafaranga he? Ntabwo nzi baguze icyuma. uze kugira ureba hari imbere Icyuma ntabwo nkizi, ntabwo nzi amafaranga kigura. Ariko bavuga ko icyo bamwicishije kandi ngo yavuga ko ngo naramuka mwishe bazabana. Uwo mugore aramutse yishe umugabo we mugenzi azatunga uwo mugore. yego ibi ngibi iyo bibaye nk'ubu ngibi bibasigira iki nk'amwe nk'abaturage? Ibi ngibi ni isomo buri wese yagombye kurebamo, ariko cyane cyane rero ibyo yose cyane cyane ibintu bibitera ntabwo wakwica umuntu utanyoye rwose cyangwa se utari n'umurwayi wundi. Hari ibya kanyanga, hari inzoga banywa zikabatinyura kuba wakwica umuntu. Izo nzoga uri kubaza amakanyanga nizo zibatera kuba umuntu yafata icyemezo cyo gufata mugenzi we, ukabona umuntu w'umugabo wafashe umwana we, umwana w'inzirakarengane utazi ngo bimeze bite, ikaba aricyo cyamuteye kumwica. Ntabwo yakwica umwana we atanyoye ntibishoboka. kandi uwo nguwo uriya ujya bamusanze kanyanga mu rugo iwe. bahasanze kanyanga? Izo wanyoye n'izasigaye barazihasanze mu nzu. Urumva ko rero kanyanga ishobora kugutinyura ugakora ikibi utabigambiriye. Benshi cyane batinyuka bagakora bibi. Ahanga se muri aka gace kanyu izo kanyanga ndetse n'ibindi biyobyabwenge birahari, birasanzwe? Ntabwo nahakana ko kanyanga idahari rwose. Ntabwo nabihakana kubera ko ntabwo nabihakana kuko n'amarorerwa akorwa abenshi baba banyoye. Ntabwo wanywa ubushara cyangwa unywe fanta ngo ujye kwica umuntu. Bigaragara ko baba banyoye rero. Za kanyanga nizo nzago bakora. Sinywa inzoga yo niyo mpamvu sinabihamya kubera ko ariko kanyanga irahari. Tugana ku musozo, urasoza n'iyihe nama utanga ku baturage bagenzi bawe? Abaturage bagenzi banjye inama ntanga cyane cyane ndabwira nk'abo ngabo bakiri bato b'urubyiruko nk'aba ko badakwiye kunywa inzoga. Kunywa izo za kanyanga bakazireka rwose. Niba hari n'urumogi bakarureka, ariko bakanywa ibyo bakwiye kunyobwa birahari rwose. Abana bato byo kunyobwa birahari. Ubu ngubu kuba aba bantu babazanye hano ni isomo nyine baba batwiye kugira ngo mbese nk'ishuri badushyizemo kugira ngo tumenye ko icyaha gihanirwa. Ukoze icyaha wese agomba guhanirwa, ariko cyane cyane twebwe abaturage ni isomo turaribonye kuko ushobora kwica umuntu uvuga uti ntacyo bintwaye, ariko tubonye ko kwica umuntu ari icyaha gikomeye cyane ugiye gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ntabwo bakongera gukora icyaha rero avuga ngo yishe umuntu. Tuvuye nk'umuntu uri aha ngaha nk'abagore cyangwa se n'abagabo, abonye ko kwica umuntu ari ikintu gikomeye cyane, ari icyaha gikomeye cyane gihanwa. Kunywa inzoga ngo zikagutinya ukajya kwica umuntu ntabwo ari byiza rwose. Cyane cyane urubyiruko, ariko niba bari barimo banywa inzoga bazireke rwose kuko si nziza. Nta mwana muto ukwiye mu nzoga ubundi. Usize abato. Inzoga ntabwo ari iz'abato. Zishobora no kugutinyura. Abasaza nabo bicana, ariko ngenda abwira abana bato ahubwo mujye mwinywera igikoma. Mujye mwinywera igikoma na fanta n'iki. Reka tuganire n'aba ngaba, reka turusha. Yego mama. Murakoze. Natwe buriya dukuyemo isomo nko kugira ngo umuntu atinyuke uwo bashakanye amwice. Ubwo rero ni isomo rikomeye nkatwe babyeyi, tugire kuvuga ngo nimba umuntu wenda akubangamiye, fata ibyawe umuhunge, ushaka ubuzima nawe asigarana ubwe. Ubwo rero gusiga umwe yishe undi ntabwo ari byo bikemura ibibazo. Ubwo rero nkatwe babyeyi dukuremo isomo kandi tujye tugira kwihangana mu bigeragezo duhura nabyo, twirinde kubangamirana kuko bisiga abana bakaba imfubyi, abana bakarerwa nabi kandi bitari ngombwa. Ubwo rero nanjye nicyo nabwiraga ababyeyi kugira ngo natwe dukuremo isomo, iki kintu kidusigira isomo. Murakoze. Mama, utaragenda, ese ibihano bahawe ubyakiriye gute? Mbyakiriye neza cyane kuko kugambira kwica biriya bintu nk'uriya mugore yabigambiye kuva kera.
buriya si ibintu byamujemo kiriya gihano ahawe nyakiriye neza kandi n'undi wese yacyakira neza kimwe n'uriya mugabo nawe igihano ahawe cya burundu kuko ntiyarebye ati umugore twagiranye amakimbirane uyu mwana we ndamuziza iki noneho yishe umugore yica n'umwana kandi n'umugore nawe ntabwo byari kugera ku rwego yari kumwicaho murakoze biriya bihano byakiriwe neza cyane ubundi kwica umuntu ntacyo bimaze ahubwo kubana neza tukabana mu muryango nyarwanda kwica umuntu ntacyo bimaze rwose twese nk'abaturage tubyumve kimwe ndetse tunabivuge kimwe kuko tubyumva turwanira igihugu cyacu dushaka amahoro kwica umuntu umugore wawe nta kibazo kirimo ubundi umugore nta kibazo kirimo ubundi igihugu cyacu reka mbanze mfate mpure neza umutwe ubundi igihugu cyacu ni amahoro yes kwica umuntu rwose mugende mubabwire n'abandi bari hirya hose ko bitemewe kwica umugore wawe nta kibazo kirimo ahubwo kumushaka no kumucyura biremewe nubwo yaba aragiye hirya no hino ugomba kumucyura bibaho rwose nawe ubundi kwica mugenzi wawe ndetse icyaha cyo kwica ntawe cyemewe ngende rukomeye mu kagari ka Bujyujyu ubundi ibi bintu mubyakira gute ibyo ni ibyifuzo by'abaturage kandi twese tubihuriyeho bitewe n'uko twese twabajwe na ruriya rupfu yaba ruriya rupfu rw'uriya mwana wapfanye na mama we ndetse n'urupfu rw'uriya mupapa bishe bakamusohoramo amara twese ni ibintu twumvisha ari ibyaha by'indengakamere ubundi uretse ko amategeko ya leta y'u Rwanda yakuyeho igihano cyo gupfa ubundi ba bantu bagakwiye gupfa bakareka kujya kurya ibiryo bya leta bakareka gukomeza kwidegembya ku isi abandi bari kubora kuko abana babaye imfubyi babuze se na nyina agiye guhera muri gereza ibyiza ni ukumva ko yavaho ariko ntabwo ariko amategeko abiteganya byarahindutse ibyo rero ubucamanza bwanzuye turabyishimiye kandi tunyuzwe nabyo ko nta kindi twabikoraho ariko nk'abaturage yaba byashobokaga abantu bakora ibyaha nka biriya bakabaye bishwa kuko impamvu twifuza ko bakabaye bajya bishwa ni uko nimba umuntu apfuye undi bakajya gufungwa mwabonye ukuntu bari bariho bari guseka bari imbere y'imbaga y'abaturage ubona nkaho ntacyo bibabwiye bivuze ngo none abantu bazakomeza kwicana kuko avuga ngo ndagenda ndica umuntu ngende bamfunge njye ibigori bya leta nambara imyenda ya leta twebwe nk'abaturage twifuza ko biriya bintu bagakwiye kubigenzura neza umuntu wakoze ibyaha nka by'indengakamere byashoboka nawe bakamwica akava mu nzira akareka gukomeza kuba umutwaro kuri leta n'abasigaye bagizwe imfubyi cyangwa bagizweho n'ingaruka n'abakishimira yuko byibuze basavuga bati nawe nagende natwe twabuze uwacu murakoze umuntu wica undi ari ibishoboka nawe yakishwe nta kindi abamaze rwose uriya mubyeyi yarahemutse yahemekeye umutware we yabanje kumuca inyuma umutwaro arabyihanganira arangije abona bitamunyuze uriya mugabo nibwo amushutse aramwica kandi yibagiza ko ba bana ari bahemukiye uriya mubyeyi yarahemutse cyane ntago ari inzoga zabimuteye ni cyari kiburimo cyamushoye muri biriya byaha kandi afite umugabo we uriya mugabo nawe wishe umugore we yarakosheje cyane yica umugore yica umwana yica n'uwo yari atwite mu nda barakosheje cyane niko nyine ngo icyaha kidahanishwa ikindi gihanishwa ikindi bagakwiye kubica rwose barahemutse cyane naho ikidahanishwa ikindi bagakwiye kubica ariko ntabwo icyaha gihanishwa ikindi bagiye kugenda biberemo ubwo abana baba imfubyi nibamara kuba imfubyi ubwo rero ba bandi bazajya bavuga ngo kwisha byabaye bizinesi kuko babica bakagenda bagafungwa ufite uwe akajya ajya kumureba ariko wa wundi wapfuye yapfunyitswe abana babaye imfubyi nicyo nagira ngo bivuge uretse mama gato nk'uriya mugabo wishe umugore ariko akica n'umwana akanabyiyemerera niba mwari mumuzi ubundi yari ameze ate ese ibi byo mwabyakiriye gute nk'ababyeyi muri rusange
ngewe ntago nari muzi ariko numva ko n'ubundi ngo uriya mugore ngo yari umugore wa kabiri niko numvishe babivuga, nge ntago nabihagazeho. Ubwo rero n'ubundi ubusanzwe umugabo we nta gihombo afite, umugore we n'abana ba mbere bariho, ubwo abahombye ni uriya mubyeyi wapfuye ho barahombye kuko bishe nyina bica n'umwuzukuru n'uwo yari atwite, yarahemutse cyane. Ngo nabimukira ni bashyashya. ariko mwari mubazi. Urakoze mama. Urukiko rwisumbuye ruri mu rugendo hano mu kagari ka Bijyujyu, umurenge wa Muyumbu, akarere ka Rwamagana. Nk'uko ubushize rwari ruri hano tuburanisha urubanza rwa Karamage Jean Claude, ubushinjacyaha aburana n'ubushinjacyaha ndetse n'urubanza rwa Nyirahabiyaremye Agnes na Mugenzi Yosefu. Tugarutse hano tuze gusoma icyemezo cy'urukiko muri izo manza, ariko mbere y'uko tubagezaho imicire y'urubanza tagira ngo dusabe abaturage ba Bijyujyu mwese kudufasha, sibyo? Ibyo tubasaba murabitwemerera? Kugira ngo rero ibintu bigende neza turasaba ko icya mbere mutuza kugira ngo tugezeho icyemezo. Cya kabiri ntabwo ari byiza gufotora aba bantu bari hano imbere y'urukiko, n'abanyamakuru twababwiye uburyo ki bagomba kubafotoramo. Icya kabiri, mwakwishimira icyemezo mutakishimira ntabwo musakuza, ntabwo mukoma amashyi, ntabwo mukomera, ibyo bintu ntabwo ari byiza, sibyo? Murabitwemereye? Murakoze. Urukiko rero rukomeje na gahunda twari tumaze kubabwira yo gusoma imanza, kagira ngo dusabe Karamage Jean Claude ahaguruke. Ese ni wigira imbere gato aho ngaho. Ubushinjacyaha bwaregeye urukiko Karamage Jean Claude aregwa icyaha cy'ubwicanyi yakoreye uwari umugore we ndetse n'umwana. Karamage yaburanye yemera icyaha, asobanura uko yagikoze, asaba n'imbabazi. Niko yasoje asaba imbabazi abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda. Mu gusuzuma dosiye ya Karamage Jean Claude, urukiko rwabonye ko nubwo yemeye icyaha, uburyo yakozemo icyaha bigaragara ko yari amaze igihe kinini agitegura, ariko umugore we ashobora kuba atarigeze abibona, uko ubugome yakoranye icyo cyaha bigaragaza ko ari ibintu yari amaranye igihe. Kuko kwica umuntu mubana n'umwana, mu by'ukuri ikibazo yaragifitanye n'umugore, ariko nk'umwana ntago turebe icyo uriya mwana yazize. Wenda umugore yari afite amakimbirane nawe, uretse ko nawe atarakwiriye kumwica. Ibyo ni bimwe mu bintu urukiko rurimo gusobanura mbere y'uko dusoma icyemezo, mu gusuzuma uburemere, imyitwarire, imikorere, noneho bigashyirwa mu bikorwa n'ubugome ndengakamere. Kwemera icyaha mu rwego rw'amategeko ni impamvu nyoroshyacyaha ituma umuntu ashobora kugabanyiriza ibihano.
urukiko byose dubishyira ku munzani mu kugena igihano, ariko dukurikije ubugome Karamage Jean Claude yakoranye icyaha agikorera uwo babanaga, ni umwana yari ahetse, ku buryo ntago tubizi inzego zakoze iperereza ntizatubwiye cyangwa wenda nabo ntibanabimenye kuko yabikoze wenyine, nta bantu bari bahari, ariko biragaragara ko umugore atigeze anasamba, yahise apfa kuko yakubise mu cyico. Ibyo bigaragaza ko ubundi iyo umuntu ushobora no kumukubita wenda ukanamubabaza utagamije kumwica, ariko yakubise mu cyico, bishoboka ko uyu Anne-Marie ashobora kuba atarasambye. Ibyo byose tumaze gusobanura n'ibindi bikubiye mu rubanza tudashobora gusobanura hano, kuko tugiye kubisobanura ntabwo twava ahangaha, ntabwo dushobora kubafatira umwanya munini. Twagiye ngo noneho tubagezeho icyemezo. Icyaha Karamage yakoze ni icyaha giteganywa kiganisha ingingo y'107 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange kuko ryavuye kugeza ubu. Nyuma rero kwakira icyemezo ikirego cy'ubushinjacyaha nk'uko tumaze kubisobanura, icyaha cy'ubwicanyi urukiko rwemeje kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha, rwemeza ko ikirego gifite ishingiro, rwemeza ko Karamage Jean Claude ahamwa n'ubwicanyi, ruhanishije Karamage Jean Claude igifungo cya burundu. Ruvuze ko Karamage Jean Claude asonewe kwishyura amagarama y'urubanza, nuko rukijijwe none ku itariki 27 kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026 Karamage Jean Claude ahari, ubushinjacyaha buhagarariwe hari n'inteko yaburanishije urubanza. Urukiko nanone rwashyirwe urubanza ushinjacyaha buregamo Nyirahabiyaremye Agnes na Mugenzi Joseph. Twagira ngo namwe muhaguruke base nabigira imbere gato. Muri urubanza ubushinjacyaha burega Nyirahabiyaremye Agnes cyaha cy'ubwicanyi yakoreye wari umutware we Abufite Jean Pierre, ukarega Mugenzi Joseph kuba icyitso mu cyaha cy'ubwicanyi bwakorewe Abufite Jean Pierre. Urukiko mu kumvise imiburanire yabo bombi, Habiyaremye Agnes akaba yaremeye icyaha, ariko akaba yaratangiye atasobanura neza uko yagikoze afatanyije na Mugenzi Joseph. Abari hano mwarabyumvise, nyuma yaje kwisubiraho asobanura neza uburyo ki bacuze umugambi kubera ubushuti bari bafitanye bw'igihe kitari gito nk'amezi. Habufite rero akaba yarabangamiye ubushuti bwabo, biragaragara
nkurikije ibyo Nyirahabiyaremye yavuze, umunsi yicirwaho n'ubundi bari birwanye. Mu miburanire ya Nyesi yagiye yemera icyaha akanasobanura ko ndetse no mu nzego z'iperereza uburyo ki yarashutikanye na mugenzi Yozefu. Nubwo mugenzi Yozefu abihakana, kavuga ko ntacyo yapfaga na Habufite cyatuma amubutsa ubuzima. Urukiko rwasanze izo mvugo ze atari ukuri, kuko Nyirahabiyaremye Agnes bari bashutikanye, we amushinja icyaha, kandi nk'umuntu w'inshuti ntabwo twumva impamvu yamubeshyera ko bacuze uwo mugambi. Umuntu wa mbere wimushinja ni Nyirahabiyaremye Agnes, undi ubimushinja n'abana ba Nyirahabiyaremye Agnes. Basobanuye uburyo ki mama wabo yirirwaga kwa mugenzi akanararayo n'iminsi, akamara n'iminsi adataha, yataha agataha atinze, agataha yasinze, agateza amahane mu rugo yiyenza ku mugabo. Ibi abana be barabisobanuye neza, kandi bakagaragaza ko umubyeyi wabo yabaga yiriwe kwa mugenzi Yozefu. Nubwo rero mugenzi Yozefu atabyemera, ni uburenganzira bwe kutabyemera, ariko ntabwo avuguruza ibi tubona. Aba bana baba bapiki nawe. Ese ubundi Agnes ko cyamubeshyira kandi ari inshuti ye? Hakaba rero n'ibyo abayobozi banyu bagiye batangaho amakuru ko atari bwo bwa mbere Agnes yaragiriwe inama yo kureka gucutikana na mugenzi, ariko Agnes ntiyisubiraho, ndetse na mugenzi nuko. Kugeza ubwo rero bacuze umugambi wo kumuvutsa ubuzima kugira ngo noneho babane ku mugaragaro. Ibyo byose n'ibindi twashoboye kubona, twabishyize hamwe dusanga ikirego cy'ubushinjacyaha gikwiye kwakirwa kandi ko gifite ishingiro. Kwemeza ko Nyirahabiyaremye Agnes ahamwa n'ubwicanyi, naho mugenzi Yozefu ahamwa n'icyaha cyo kuba icyitso mu cyaha cy'ubwicanyi. Urukiko ruhanishije Nyirahabiyaremye Agnes igifungo cya burundu kubera ubugome n'ubugambanyi yakoreye umugabo we n'abana batabaretse. Byatugoye kubona ahantu twahera tumugabanyiriza. Ruhanisha mugenzi igifungo cy'imyaka 25. Ibi nibyo bihano biri hejuru biteganyijwe ibi byaha byombi, kuko ni ibyaha bacuze, barabitegura, babishyira mu bikorwa uwo munsi. Nta kintu cyabatunguye, kandi bagize n'amahirwe nta n'icyabakomye babigeraho. Ruhanishije rero ibyo bihano tumaze gusoma haruguru. Kuba bafunze rero bakaba basoniwe amagarama, nuko urukiko rwabibonye, ni nako rubasomeye bombi bahari kuri tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2026. Ubushinjacyaha nabwo burahari n'inteko yaburanishije urubanza.
mbere usinye. Mwihangane tugiye gusoza, sibyo? Natinze. nari ngifite nanjye ariko yayihagaritse. Umuhango wari uduteranyirije hano turawushuje twebwe, ariko abayobozi barababwira gahunda zikurikiyeho. Twebwe nk'urukiko icyari kituzanye ni ugusoma icyemezo, tukaba tubishoje, gahunda tuyishuje ubuyobozi. Twagiye ngo tubasabe ngo muhaguruke. Icyemezo cy'inama